rikurikiranye nyiraryo. Ijambo Imana ivuga ni ukuri kandi yivuze uwiribwiye iramukurikirana. Genda nambaye mushutoka nayena ndiko nti kuko ariho ntacyo nzatinya, ejo hanjye arashinganye mu maboko ye, mafitiye ubuzima ubu ni teka ryose nzi ko ariho. Turashinganye, babikunda batabikunda turashi. Merutse kubwira abakora ndababwira ngo twebwe turi sniper. Iyi minsi ndi sniper kandi mwiza. Icyo ndi gukubita naguhusha. Nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church, urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Mama Fisto nyegera uzuzanye na Bibiliya ngiye kukongorera. Turamusengeye Mama Fisto, hagarara nawe mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nawayikoma mu nkokora. Yes, ashimwe. Hallelujah. Gira mugenzi wawe uti ubwo arabyumvishe kandi. Hallelujah.
umuji yakurikirana ijambo yavuze ntikurikiranye nyiraryo. Ijambo Imana ivuga ni ukuri kandi yivuze uwiribwiye iramukurikirana. Niyo waca mu bimene by'amacupa irarikurikirana. Ndi mu mwuka wo kuramya Imana muri iyi minsi. Simisi numva nuzi ibintu by'amashimwe gusa. Haleluya. Kamanza ndashima Imana yangiriye neza ikankuriraho umwana wanjye muto ayivana urupfu. Imana ishimwe. Ijoro rimwe Satani ariyongoza. Vuga ngo ariyongoza. Sha araza amuteza indwara. Cyumwana arembye. Mujyana kwa muganga. Tugezeyo nicaye aho bategerereza mbona umwana aragagaye. Haleluya. Ndamwirukansa mucyanamo imbere. Ndashimira bara ababyeyi papa Mugisha na mama Mugisha muhaguruke mbashimire. Haleluya. Aba bantu bari banzindukiye n'inshuti zanjye zikomeye. Yesu ajya abaha inshuti ziko. Haleluya. Kumbi bari babyutse bumva barankunze baravuga ngo reka bazi wanjye saa 3 gutyo bari bangezeho. Basanga umwana afite umuriro mukarabya niruka. Nabo banyirukanka inyuma. Inshuti nziza muratabarana. Mu byago no mu maku. Tugeze kwa muganga umwana bashyiramo serumu. Haleluya. Ariko nzenguruka aho hantu ndavuga ngo Nziza Ivan. Afite izina ryiza umwana wawe. Nziza Ivan. Hari icyo wamuvuzeho. Afite amezi 5. Nagiye gushima Imana ndi ku rusengero rw'umushumba bita Gaston. Uravuga ngo yazaba umukozi wawe. None Mana se ijambo wavuze ko nzi ko rigira gikurikirana. Bigenze bite? Mujye mugira icyo mwibutsa Imana cy'ibyo yavuze. Ndashima Yesu ko yankirije umwana. Ubu yatangiye examen kandi naraye mbasengeye mbaturaho ubwenge. Mbaturaho no gutsinda ndabyizeye mu izina rya Yesu. Haleluya. Steve mfatira Bibiliya yera ijambo ry'Imana. Unyaruke ugere ku muhanuzi witwa Yeremiya aho ngaho ibice ni 30. Yesu ashimwe. Ibice 30 nurangiza unsomera umurongo waho wa 11. Imana ishimwe. No muhanuzi Yeremiya. Haleluya. Muhanuzi mwiza wa. Imana ishimwe. Haleluya. Ijambo ry'Imana rivuze ngo iki? Ngo kuko ndi kumwe nawe ni kuwiteka avuga. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Imana iri kumwe nawe. Haleluya. Ntabwo yagusize. Ntizijya ari guhana. Ntizijya ari gutakaza. Haleluya. Imana iri kumwe nawe. Haleluya. Haleluya. Uzi ijambo Imana ivuga ngo ndi kumwe nawe. Haleluya. Ubu kwiye kugira ibyiringiro by'ibizaza. Haleluya. Hari umuririmbyi nkunda yuzuye umwuka aravuga ngo ejo hashize nabonye gukora kw'Imana, uyu munsi Mana we ndabona ibitangaza gihoraho. Ejo hashize ibuka uburyo Imana yabanye nawe.
cyagiye bikomeye bigoye utazi ko buri buke mama ujya kubyara utazi kurava ku iseta amahoro Imana iritamurira ibana nawe Yesu ashimwe iguha umwana muzima nawe utaha uri muzima ibuke ya Mana yabanye nawe cyagihe buri wese hano yakibuka yagira yibuka muri we haleluya buri wese agira yibuka ku buzima bwe bw'ijoro yaraye bikomeye abona nanzira ariko akabona burakeye Imana ishimwe cyane haleluya buri wese birashoboka ko byakubayeho iri joro ntacyo bitwaye ariko Imana ivuganye nawe ngo ndi kumwe nawe Imana ishimwe cyane kandi iyi Imana ibaye bugufi bwawe iyo iri mu ruhande rwawe nasomye ijambo ravuga ngo kuwita uruhande rwacu mubisha nindi haleluya Imana ishimwe cyane haleluya Imana iri kumwe nawe Imana ishimwe ikigusaba nukubimenya nibwo buzima kwiri kumwe nawe hanyuma warangiza ukizera ijambo ry'Imana yagize ite yavuze haleluya Imana ishimwe cyane haleluya komeza Steve yewe ntago nyireba neza ego ugende gake uko ni kuwiteka avuga ati uruguma rwawe oya aho niho Yeremiya 30:11 ye 12 oya subira ruguru kuri 11 kuko ndi kumwe nawe ni kuwiteka avuga ngira ngo nkukize kandi nzatsemba rwose yego rekeraho ndi kumwe nawe mu yandi magambo Imana ifite gahunda yo kudukiza ngira ngo ngukize Imana ntago igivuga ibice ivuga imirongo yuzuye iyo ikubwiye ngo ri mwana wanjye ndi kumwe nawe itegura igikurikiye kuko irakivuga iri kumwe nawe uyu munsi kugira ngo igukize ngo kandi izatsemba iki komeza Steve izatsemba amahanga yose ngizabasanga iyo aho batataniye ibatsembereye wabyumvishije merutse kubwira abantu ndababwira ni rero ubu njyewe dukuze umuremyi Patricia mukobwa mbongira Livine na ruburiye Hilariye maze kwisobanukirwa uzi ukuntu maze kwisobanukirwa Steve maze kumenya ko Imana ishobora kurangiza umurenge wa Masaka kugira ngo inkize murumva izo confidence ifite maze gusobanukirwa ko ndi umuntu udasanzwe turabana b'Imana nabwiye abantu ngo UPI y'Imana turimo hari amazina yacu Imana yakica inzovu n'ibihumbi kugira ngo irokore umuntu umwe wayo haleluya Imana ishimwe haleluya nukuri kwiye bisobanukiwe vuba mita numva nagenda nambaye mushutoka nayena ndiko nti kuko ariho ntacyo nzatinya ejo hanjye arashinganye mu maboko ye mafitiye ubuzima ubuni teka byose zikwariho haleluya turashinganye babikunda batabikunda turashi Imana ishimwe muririmbye yuzuye umwuka wera avuga ngo iki ngo ntiducogore gusenga kugeza igihe Yesu azazira haleluya abayira bazi kandi iratuzigama Imana ishimwe haleluya ntabwo tuzacogora kuko Uwiteka ari kumwe natwe
Pelazo breshita hayidesika na gahunda yo gusubizwa inyuma dufite. Dufite gahunda yo gukorera Imana kugeza iyi mitsi ituritse Imana ikagira yisana. Kandi transfer zirahari za Canada, za Belgique, za Australia, ayiwe Ububiligi, Buholandi, transfer zirahari. Mushumba wanjye transfer zirahari zo gukorera Imana. Uzandika yarazitwemereye. Haleluya. Zarasinywe mama. Haleluya. Mbabwira iki? Iyi Mana nasanze nta muntu n'umwe ushobora kuyicogoza. Iyo yururutse gukora yururukana ubukana na position zitandukanye kugira ngo itabare umuntu wayo. Mu yandi magambo iza bitandukanye nuko wari uyiteze. Haleluya. Iyo igihe kigeze iza bitandukanye n'ibyo wari witeze igatabara kandi igaseruka. Haleluya. Imana ishimwe igatanga ijambo aho ryabuze. Imana ihimbazwe. Haleluya. Mu yandi magambo turaba agaciro. Steve, irindi jambo ndiho kandi ngiye gusoza kuko ngiyewe ndumva ni mu mwuka wo kuramya Imana no guhimbaza. Ikindi kintu merutse kubwira abakora ndababwira ngo twebwe turi sniper. Iyi minsi ndi sniper kandi mwiza. Icyo ndi gukubita naguhusha. Steve, umurashi wa sniper Imana yangendere mu gicuku cy'ijoro imbwira sniper numva n'umusirikare utandukanye kandi ahabwa amakosa atandukanye kugira ngo agere ku buri bwa sniper. Ntahusha ayimbunda yitera ahantu heza ku buryo areba haduye neza akamupima mu cyico. Imana ishimwe cyane. Iyo arekuye rimwe please haduye gupfa. Haleluya. Steve, mwifurije kuba sniper mwiza, kuba bamudahushwa. Reka mbabwire inshuti zanjye, gusenga biravuna. Mwabyumvishe? Gusenga biravuna, bisaba kuba igiharamagara. Kandi gusenga iyo usenze bitangare ziri uyu munsi cyangwa ejo cyangwa mu kwezi gutaha cyangwa mu mwaka utaha. Haleluya. Iyo dusenga tuba dufite ahantu turi kudepa. Mu yandi magambo hari depo zijyamo amasengesho y'abera. Haleluya. Imana ishimwe. Umugabo Daniel ngarasenga 21 kandi ijuru rirumva. Haleluya. Ariko ngo gusenga kwe kugeze aho hejuru hafatwa n'imbaraga z'ubwami n'ubuperesi zifata gusenga kwe. Marake w'Imana ngo amutumwa arambwiye ngo genda ubwirire umwana wanjye ko numvishe. Araza ambwiye ngo yewe mugabo ukundwa we, gusenga kwawe kwarumvishwe kandi kwangezeho. Imana ishimwe. Wowe icyo usabwa ni ugusenga. Wasenga mu gitondo, wasenga ku manywa, wasenga he. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo iki? Ngo Imana iri kumwe nawe kandi zatatanya rwose, irakubita, irahuranya, iramenagura, iracucuma ikintu cyose cyakitambika umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ni Imana yawe. Yifate nk'Imana yawe wiyirebera muri Steven. Steven afite uburyo yayibonye. Mbibutse ko umuntu akunda Imana uburyo bungana nk'uko yayibonye. Iyo wabonye Imana bikomeye uyizirikaho. Uhora umeze utyo ukavuga uti ntacyo biza ugatega ibitugu bikaza ariko ntacyo ayigukuraho kuko ari aho mwahuriye. Ese wowe wahuriye he nayo? Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Wahuriye he nayo? Aho ngaho hagutere kongera gukunda Imana hanyuma ube sniper mwiza
ujye ukubita udahushwa. Mbibutse ko ikintu icyo ari cyo cyose kikurwanya gifite amatwi mama, kandi iyo uvuganye nacyo kirumva. Nk'uko ndi kubabwira mukumva, icyo uhagazemo n'ikigerageza urimo, iyo ukibwiye kigeraho igihe kikumva. Mu gitondo urakibwira, nimugoroba ukakibwira, n'ejo ukakibwira, ariko ntucogore, kirumva. Umunsi umwe uzasanga cyashingutse impande yawe, ugenda uvuga ngo ubwo umwami Yesu ankunda, kumwimbabazi, naho ndiho, naho napfa, n'Uwiteka ndamahoro. Haleluya. Umunsi umwe tuzava ku buzima bwawe. Haleluya. Rero nazanye ijambo rikubwira ngo uw'agaciro mu maso y'Uwiteka, kandi umenye ko utari wenyine. Imana ya Isiraheli iri kumwe nawe, kandi nibiri kumwe nawe, nyuma yo kubana nawe witegura ijambo cyangwa ikigiye gukora, kuko ntago Imana yije iceceka. Nasomye ijambo rirambwira muri Zaburi ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuza umutima k'umukene, ubu nona ngo ndahagurutse. Wumvishe ikintu gihagurutse Imana? Ngo nje gushyira mu mahoro wa wundi bacurira. Apfa kuba nta ruhare wabigizemo. We hagara muri pozisiyo nziza. Imana niza ntizaceceka. Tugiye gusenga Imana. Haleluya. Wabyumvishe? Niba ubizi ko nta ruhare wabigizemo, tuza umutima, iraje. Kandi iyo yaje ntabwo iceceka mama, ntabwo igiceceka, nawe n'ujya uyicecekesha, nawe ujya uyibwira ngo stop, reka yakwica. Mbibutse ko rimwe na rimwe Imana iyo igiye gutabara umuntu wayo, hari abapfa bakava mu nzira, ariko tugatabara. Ijya yica, ni Imana yica, ni Imana ihana, ni Imana mu bumana bwayo irihagije. Nababwiye ngo ntawayikoma mu nkokora. Iyi Mana twicaye imbere irahana, irica, itanga n'umugisha, byose irabikora. Haleluya. Harimo abana banga imbabazi z'Imana ngo irica mama, irica bakakujyana Rusororo cyangwa mu Yabaraye. Haleluya. Si nyoko wanyu ujya uza gusenga utinya Imana kuko irica. Tugiye gusenga. Ese Imana iri kumwe nawe? Urabyumva ko iri kumwe nawe? Wabihamiriza n'umutima wawe ko iri kumwe nawe? Urabyumva muri iyi minsi ufitanye ubushuti nayo? Hari ukuntu mbese musaba, hari ukuntu uri kumwe nayo, cyangwa wasubiye inyuma, cyangwa waracogoye? Haleluya. Tugiye gusengera ibyiciro bibiri. Ngiye n'umwuka wera mite ntanga mikoro. Ngiye gusengera abantu bari kumva Imana bari kure. Hari ubwo ura n'umurokora akavuga ati se ubundi baho yagiye igihe yavugiye. Reka nkubwire, kandi n'ibihese iriho. No kuba waje n'ukwiriwe. Hari abaryamye bucya bagiye muri koma. Iyi Imana iriho. Umuntu wumvaga yaracikanye, yaracitse intege, ari ahari kudegadega, avuga ngo Mana mbese niwe wavuze iyo byakomeye muhita mucira imanza abahanuzi, ngo ese nibo bahanuye cyangwa ni Imana? Imana yivuze ijambo no kubikorera bikora. Icyo imvugo yayo ni ihame. Imvugo yiwe ni ihame. Tegereza umunsi n'isaha, ubwari data wabivuze bizoshika. N'umugabo nyakuri birahari, iyo yumvira nawe ushobora